Turabashuhuje bene data duhuriye kuri iyi cano y'abadivantiste b'umunsi wa karindwi bavugurura. Mugire igitondo cyiza. Nk'uko bisanzwe dukomeje ibyigisho byacu. Tugeze ku cyigisho cya kabiri kitubwira ngo ingorane z'i Galilaya. Turi kumwe ibumoso bwanjye nitwa Charles Nkundibiza ndabasuhuje. Iburyo bwanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre mbifurije igitondo cyiza n'umunsi mwiza. Nanjye nzaba mwita Pierre tugiye gufatanya muri iki cyigisho. Reka tubanze dusenge. Urakoze data wera, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe, urukundo utugirira, ukaba ushimye ko twongera kwiga iri jambo ryawe kugira ngo rireme ubugingo bwacu, hamwe n'abari butwumve n'abari bukurikirane iki cyigisho, uduhanane umugisha mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Reka tujye mbere twige icyigisho kitubwira ngo ingorane z'i Galilaya. Dufite isomo ryo kuzirikanwa ritubwira ngo Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye nta bugingo muba mufite muri mwe. Riboneka muri Yohana 6:53. Ibitabo byifashishijwe ni ibihamya by'itorero, Volume ya 5, page ya 573, page kugeza page 580. Ariko ubu tugiye gusoma ibihamya by'itorero Volume ya 5 ku page ya 576. Haragira hati ukwizera kw'ingenzi gusa ni kwa kwizera kwemera kwakira no guhuza ukuri kugeza ubwo kuba igice kigize impagarike y'umuntu. Ni imbaraga imuzanira ubugingo kandi ikamutera gukora. Aha iki cyigisho ni icyigisho kiryoshye cyane, noneho kirimo koko ubugingo. Kirimo amavuta, niko abantu benshi bakunda kubivuga. Ariko kirimo n'utundi tubazo turi buze kuzareba nyine muri iki cyigisho, cyane ingorane z'i Galilaya. Se n'izihe ngorane zabayeho? None hano muri kubyumva gute? Nimugerageze ku Hano baravuze ngo ukwizera kw'ingenzi. Yego. Mbese muri make buriya hari ukwizera kutari ukw'ingenzi. Yego. Buriya hari ukwizera kutari ukw'ingenzi, ariko hano bavuze ukwizera kw'ingenzi kari ukwizera kwemera kwakira no guhuza ukuri. Yego. Kugeza ku rwego uko kuri kuba igice kigize impagarike y'umuntu. Uko kuri donc umuntu akabasa n'ukuri arepresente cyangwa se avuga. Yego. Ndetse n'imbaraga imuzanira ubugingo kandi ikamutera gukora. Muri make Yego. umuntu agomba gusa n'ibyo yizera. Sinzi niba pastor cyakongeraho. Rakoze cyane, nge ndavuga cyane kuri uyu mutwe witwa ingorane z'i Galilaya. Wenda dushobora kuzumva ibindi hepfo ko ibyigisho n'ibyigisho bikomeza, ariko cyane muri uyu mutwe w'icyigisho harimo ikintu gikomeye cyane dukwiriye gutekereza, kuko hari ingorane z'i Galilaya. Kuko hano Yesu yarababwiye ngo ni ukuri ndababwira ko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu munywe n'amaraso ye nta bugingo mufite. Ibi bintu ntabwo byumvikana na bugingo n'ubu. Kandi hano hari ingorane, kuko niba nta bugingo dufite tukaba tutari bwiteguye no kurya uwo mutsima kugira ngo uwo mubiri kugira ngo tuwubone, hano harimo ingorane. Usibye rero zabaye i Galilaya, natwe n'uyu munsi hari ingorane. Rero nk'uko mwene data bivuze, ukwizera kw'ingenzi gusa ni ukwakira, nyine nk'uko hano babivuze, kwemera kwakira. Ariko ikibazo kirimo, Yesu burya ababwira ngo nimutarya, byerekana ko burya bari banze kurya. Rero izi ngorane z'i Galilaya natwe dushobora kuzigira. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Nimutarya, bari babyanze rwose, biragaragara ko bari babyanze. Ariko aha tugiye kumva, ese wowe ubyemeye
ubugingo burahari, urabwiyumvamo, ni igice kigize imibereho yawe, ubugingo bw'Imana. Ibi rero nibyo tugiye gukurikirana kugira ngo nyine tubisobanukirwe neza. Ni karibu tujye mbere. Ingingo yo kuwa mbere iratubwira ngo ubuzima mu mubiri no mu maraso bya Kristo. Ubuzima mu mubiri no mu maraso bya Kristo. Reka tubanze twumve kuri A ikibazo batubajije. Mbese amagambo ya Kristo yagize izihe ngaruka ku bayobozi b'idini? Yohani 6:52. Ikindi kibazo ni iki yasobanuye ku byerekeranye n'umubiri we n'amaraso ye? Yohana 6:53 kugeza 5:5. Reka dusome Yohana 6:52. Haratubwira ngo abayuda bajya impaka bati, mbese uyu yabasha ate kuduha umubiri we ngo tuwurye? Noneho umurongo wa 53 kugeza 5:5 naho haragira hati, Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. Biragaragara yuko ibi bintu ntabwo byumvikanaga mu bitekerezo by'ababibwirwaga. Ni nayo mpamvu byateraga impaka. Ariko uku gutera impaka nyine burya ni nako kuvamo ibisobanuro. Ni nako kuvamo ibisobanuro. Burya ijambo rya Kristo iyo ryinjiye mu bwonko nturyumve nyine rizanamo impaka. Ariko muri za mpaka nyine niho hava n'ubusobanuro. Nibyo tugomba kubyumva ko ari byo. Atari za mpaka zango turwane. Reka dusome mu mwuka w'ubuhanuzi hanyuma dutangeho ibitekerezo. Muri uwo mwanya abigishwa bavuze barakaye bati, mbese uyu yabasha ate kuduha umubiri we ngo tuwurye? Bari bumvise amagambo ye mu buryo busanzwe nk'uko byagenze kuri Nikodemu ubwo yabazaga ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yohana 3:4. Mu buryo runaka bumvaga ubusobanuro bw'amagambo ya Yesu, ariko nta bushake bari bafite bwo kuyemera. Bagorekaga amagambo ababwiye, biringira ko bizatuma abantu bamwanga bakamuvaho. Yesu ababwira aya magambo ntabwo bayumvise, ariko mu kutayumva hakaba n'akandi kantu kari hirya mu mutima babitsemo ko kudashaka kumwemera. Noneho n'ibyo avuze bakabigoreka kugira ngo abantu bamwange, bamuveho. Aba nabigisha. Ego. Ibyo rwose byo bigomba kuba byitezwe, kuko igihe umwigisha arimo kwigisha hari ababyumva, hari abatabyumva, hari ababigoreka, hari ababihinyura. Ikibazo cyari kirimo aha ni uwo mwigisha usanze abandi bigisha, kandi ababigisha bari kuri standard yo hejuru, bari ku kigero cyo hejuru, bari bakunzwe ndetse bari barigaruriye imitima y'abantu. Noneho rero uyu nguyu azanyuranye nabo. Rero ibyo yavugaga byari iby'umwuka, nkuko twabibonye mu byigisho byo hirya, ubona ko barabyumvaga. Amatwi yabo si uko atabyumvaga, ko bari bafite ingero nyinshi nabo ubwabo barabivugaga. Ariko gushaka gusobanura ibyo bintu mu buryo bubarenze, ibyo byatumaga batabyishimira. No kuko bari abahanga bagafata amagambo ye bakayagoreka. Yego. Mu yandi magambo ibyo avuze ntibarishakemo ubugingo. Twabyumvise. Mbese kurya umubiri w'umwana w'Imana no kunywa amaraso ye bisobanuye iki mu by'ukuri? Ngira ngo muribuka ko bavuze bati, ariko umubiri we yawuduhate, amaraso ye arayaduha gute? Kandi icyo gihe uribuka ko kurya amaraso byari ikizira mu Kiyuda. None avuze kurya amaraso y'umuntu. Kurya amaraso y'umuntu. Aho kugira ngo bamubaze bati ibyo bisobanurwa bite,
ahubwo bati ibi bintu arimo kuvuga uyu ntabwo ari umusazi. Reka dusome rero Yohana 6:5-6, n'urwa mbere rwa Yohana 3:24, n'urwa mbere rwa Yohana 5:12. Yohana 6:5-6 Yego. kugeza 5:7. Yego. Haragira hati, urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri jye, nanjye nkaguma muri we. Uko data uhoraho yantumye nanjye nkaba ndiho kubwa data, niko undya nawe azabaho ku bwanjye. Noneho muri urwa mbere rwa Yohana 3:24. urwa mbere rwa Yohana 3:24. Yego. 3:24 haragira hati, kandi uwitondera amategeko yayo aguma muri yo, nayo ikaguma muri we, kandi ikitumenyesha ko iguma muri twe ni umwuka yaduhaye. Ahangaha rero kurya umubiri wa Kristo turabireba mu wifuzwa ibihe byose ku ipaji ya 389. Twumva ubusobanuro bahatanze, niho tugira icyo tubivugaho. Kurya umubiri wa Kristo no kunywa amaraso ye ni ukumwakira nk'umukiza wacu, twiringiye ko atubabarira ibyaha kandi ko twuzurira muri we. Ni kubwo guhanga amaso urukundo rwe, tukarutekerezaho kandi tukarunyweraho, nibwo dusangira nawe kamere ye. Uko ibyo kurya bikenewe n'umubiri, niko ubugingo bwacu bukeneye Kristo. Aha hantu harimo ubusobanuro bwiza, bwimbitse, buryoshye. Ndagira ngo rwose mudufashe, katuhe mwene data kwigize atubwire kurya umubiri ukanywa n'amaraso bisobanuye gute? Urabyumva ute? Koze cyane. Yego. Iyi ngingo nkuko bambyuze iratubwira ngo ubuzima mu mubiri no mu maraso bya Kristo. Hano rero harimo ikintu gikomeye, buriya ni nayo mpamvu natekereje ikintu gikomeye. Niba wumva icyigisho, niba uri kumva icyigisho, wihita uhubuka ahubwo banza ugitega amatwi ugisoze. Ari naho rwose twagombye gukomeza kurarika abadukurikirana kugira ngo bajye bakurikirana ibyigisho kugeza ku iherezo, kuko nibyo byiza bituma urushaho kugenda ubisobanukirwa. Kuko hano utabyumva wakumva ko ikibazo abayuda bari bafite cyari cyo. Burya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yawe ni ikibazo. Ariko hano aya magambo arabisobanuye neza, kuko kurya umubiri n'amaraso bya Kristo, yego, ni ukumwakira wiringiye ko kubabarira ibyaha. Bivuze rero ni ukumwakira mu ijambo rye, nkuko yakomeje kubabwira ati gende gutya na gutya. Uko wowe umwakira, uko umutinza mu ntekerezo, niko wakubyariramo ubugingo, kandi ubwo bugingo kukaba ari ukubabarirwa ibyaha. Cyangwa se nkuko ibyo kurya biduha ubugingo bw'umubiri, niko no kwakira Kristo biduha ubugingo bw'iby'umwuka. Wabivuze neza, uravuga uti ni amavuta. Burya amavuta, impamvu babyita amavuta, amavuta aroroshya. Umuntu ukakaye mu ntekerezo, umuntu washiririye, umuntu utanezerewe, ijambo rya Kristo rimugeramo rikamworoshya, akoroha, akanezerwa, agatuza, akamererwa neza. Rero niyo mpamvu rwose ibi bintu birasobanutse, dukwiriye kurya Kristo. Amen. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane. Reka dusoreze ahangaha, tubashimira ko mwakurikiye icyigisho neza. Imana ibaha umugisha, kandi nakagaruka, ibyigisho byacu nakagaruka, tuzongera duhure ku munsi w'ejo. Imana ibaha umugisha mwese. Amen.